zana hano mwana. Waretse boss, waretse kumugura wari urabifata. Waretse ibintu by'abandi wowe kabyarawe. Dore urebe wabiretse wa mugabo wabiretse. Tugenze kuvugana. Eh? Tugende tuvugana. Reba se hano. Ngo nkawe wajute. Ugira ubwenge bakurashe mu mutwe ujyumva umeze ute kwanza. Usi mabuje ngiye uri kuri Imana ukundi inganya kuri. Ninzi ukunda gusanganya. Ninzi kari nk'ibisanzwe. Nta ninzi ko umugabo wawe ari. Man, sinzi ngo nagukorera iki. Ubwo hari antu nteje umugabo. Ntose muguteje gute? Ko naburi usanze ndi guhambirana nawe. Bikishaka kubimwana. Mbese uburi wakambye kunanshimira ko ndi intwarira. Iyo umpamagara ariko kwanza gute uyo ngo uzakuza mu rugo utigeze no kumpamagara. Njye nzi ko uri muri salon, nta nzi ko umugabo ari. Ngezeyo ati ibyo bintu zanye bimeze biti. Yavuga nti rero izi ni gahunda z'umugore ntabwo zikorera. Kwamba ntabikoze neza. Hari gihe ruko rutuntu tuzima ariko kongeramo ibintu. Ahubwo wowe yunshimira. Uriya mugabo we ko nawe mu munyembaraga nkagira nkashaka kumugwanya. Ubona ibintu byose mbona nabikoze ruzungu. Ibintu byose kugira ngo ndarenza aha ngaha. Wabikoze neza ngaho genda. Okay. Okay, nasi mabuja. Ubwo amafaranga ndagushira kuri phone genda. Ndagushira kuri phone. Ariko wama n'igihumbi nkagira. Ngiye guhitanya gushira kuri phone man. Okay. Uzitamvuye. Niko baby. Nikatuganire gato n'abantu. Wenda niba utanemera ko ndi umugabo wawe ako nabaye sibyo cyangwa nigeze wenda nigeze kubaho. Reka tuganire n'abantu bakuru. Iyo wowe mu bwenge bwawe n'ukungana wifashe ugafata umuntu nk'uriya w'umwana mbonye hano muri urugo rwacu ukamuzana nose ukungana usigaye ujya mwabari abana bangana kuriya wabuze abandi bagabo wajyamo ku buryo usigaye ujya mu twana tungana kuriya. Ntabwo kumva neza ibintu bikomeye. Ubundi se biriya bintu mwavugaga ngo ibyintu ngo byibango byo kubarura iki biriya bintu yarakuzaniye nibi. Ako si birakureba. Nyine ibintu ngo byo kubarura ngo byiba ubo busigaye gukora mu kihe kigo cyo mu cyano mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo basigaye bakuzanira amadokimano ngo nayo kubarura ngo nibiki abantu naze baza bansuzugura mu rugo rwanjye. Barero nkubwire. Ntuzaje ukurikirana ibyanjye kuko nta kintu na kimwe cyawe nkurikirana. Warumva nkubashije none se wowe ndabona umuntu deja w'umwana uri kubyumva ungana kuri yareba igihagarara iki no kuza ku muntu nkawe akaza avanga muzaniye document ubundi si document agomba kurebamo ni document nyabaki. Umva nkubwire rero jya ukurikirana ibyawe nanjye nkurikirana ibyanjye
nyine wose ukora mu kihe kigo ukora mu kigo kibarurisha mibare ukora mu kigo kigenga imari ku buryo bakuzana document ngo nizo ngo gusinya nyine ni ibiki aho icyo nawe nkora cyose ese umuntu uzishyize he aho sizira kureba ko atariza ko ari zanjye kandi umugore ushatse ngiye nkurikirana ibyo bariko nyine ase ubundi n'ibiki uri gupanga n'ibiki uri kumisha ku buryo mbona ibintu byose mbona biri kugenda mu buryo nazi kumekucha ugeze mu gihe cyo kuzaje kurikirana intambwe zanjye zose ingo ariko ibyo bintu uri guhisha ibyo bintu sinyamo nzaba mbimenya sha kubona bakuzanira ngo byibarurisha Alright. Murabugomeza imyoza byakugerekeye bite? Ako bro. Ubu ngubu nta nubwo witaye kugenda kubwire ngo sister naramubuze. Sister waramubuze. Namuburiye he? Namuburiye umva kuva mu gitondo namuhamagaye maze iminsi ndi kumuhamagara nimero ye nicamo mana yawe. Namuburiye. Sumo ndagenda yakubwiye kagiye. Yambwiye ngo kagiye kureba boyfriend we. Yavuye agahita ajya kureba umushuti we. Kuva icyo gihe ntiyari yagaruka nimero ye ndayihamagara nticemo. N'igihe iciriyemo ntamfate. Nareke ntabwo rero. Umwana w'uruhinja suri kubwira ngo yabuze. Byo ntacyo bitwaye muri class. Zizana. Ako bro ku buryo wavuga gutyo. Uzwagira ngo ntago ari mushiki wawe bawe. Ndakubeshya nyine. Ni umwana w'uruhinja se. Ni umwana w'uruhinja se none nubwo bikubabaje kuba mushiki wawe yabuze ni ngiye ugomba gukomana yanjye. Yamwihorere. Ariko rero kutumva kwanyuma arambabwira buri munsi. Ubundi rega mwarananiye. Twarakunaniye se. Ntabwo biri ari ibya none ntabwo byantungurerega. Azabishaka natabishaka byihorere. None se hari undi munsi nigeze nguhamagara nkubwira ngo uzikarize. Yaguhangayikishije se. Uzikari n'ubwa mbere yava hano akamara n'umunsi umwe atari yagaruka. Mureke nyine ufite ikihe kibazo se. Mureke. Ntabwo ari umwana w'uruhinja ngo uragenda umushakisha utanga amatangazo. Azabishaka natabishaka rero. Muri ibintu biguhangayikishije ngo Kariza yabuze. Kariza ze n'uruhinja uri buze kugenda ushyiraho GPS ngo. Asubwo bro tuvugishije ukuri wakabaye umbwira gutyo. Habikubwire se. Buriya n'umuntu wo kuguhangayikisha ngo. Nese ubundi uje kumfasha iki niba uzi ko ndi kukubwira ngo mushiki wawe yabuze warangiza. Ikibazo cyanyu ni kimwe. Nese ubundi subwo uri kubikemura cyangwa uri kubyongera. Byihorere nawe nubishaka umukurikire nta kibazo. Niyo wagenda mweze mugatorongera ntacyo byantwara. Buriya n'uruhinja rugomeza ugenda uhamagara uhangayika ngo yabuze. Sawa nyine. Ayamwihorere. Nta kindi wamfasha rero ngaho genda. Nuko nta kundi mwihorere. Byo nta kibazo ntacyo bindeba rwose aze cyangwa byihorere. Akwiswe seri wagira ngo ntago ari mushiki wawe ni nk'umuntu wo hanze twatoraguye turamuzana tumushyira muri iyi nzu. Ubu uri kumva nta kibazo na kimwe ufite kuba mushiki wawe yabuze. Ukuri ntacyo. Eriganya ntaga mpangayikisha. None kankubaze waruje kumfasha iki? None se n'uruhinja. Nyine waruje kumfasha iki ko ngo wamagaye nkakubwira ngo mfite ikibazo none ahubwo kugira ngo mfashe nkaba numva uri gutuma imitwe imbana ibiri waruje kumfasha iki? Ntago nari zikari biri bigiye kumwe. Ngaho genda. Ngira ngo n'ibindi bidasanzwe. Genda rero niba usiko nta kintu uri bumfashe ndabaga nifashe nubundi turabimenyereye. Ubwo ndabyimenyera nyine. Nta kibazo. Natwe ngo dufite umusaza wacu naho babuze. Ariko ubundi yemereka nkubaze. Uragomeza uvuga ngo umukuru wawe yagiye yabuze. Ntacyo mbikoraho nka musaza wanyu. Ubushize ubwo yamaraga ibyumweru bitatu atari hano.
yaraje ambwira ngo iki hano ubwo yamaraga ibyumweru 3 ataza ntago namutonganyije cyane nkamubaza akambira ngo isi turimo ngo ntago nyizi ntago bibuka ibintu yambwiye amagambo yambwiye ntago wayumvise bisingwa ngo turimo twebwe ngo ntago tuyizi ngo ntago ari umwana wo guhangayikirwa ese ejo bundi ubwo agenda akamara iminsi 3 yakuyeho telefone ko yansubije muki yambwiye ngo amaze gukora se umwana w'uruhinja ngo twakirwa tugera tubarize dushakisha utangiye kumbaza ubucucu n'ubugoryi gusa se buri bumbaza ibiki mu by'ukuri ubwo bugoryi bwanyu ntabwo mbashaka ako si ibintu urimo n'ibiki ntabwo mba nshaka ubwo bucucu bwanyu mureka agende nashaka azagwe hirya muri Nyabarongo n'akazi Karibu dutimbe hurudi. Ni karibu yewe. Oh, star. Star. Ararwayirutse ra. Uko nari mpayirutse. Makurusi. Yes. Cyane hamwe se buriya ra. Ahubwo rimwe mwabuze. Aha tuba twiruka biraho. Nibyo. Iyi minsi se shaho ariko bigomba kugenda. Aha kuri abantu biruka areba ko iminsi yakwicuma. Uzi ko ibintu byahindutse se? Cyane. Byarahindutse. Sigaye bisaba gukora cyane. Ni ngombwa rero nta kwicara no burerega ntacyo bimaze. Niko se amakuru y'umutware tumaze igihe kinini tumushaka twaramubuze. Kandi njye nyine ubwanjye ku giti cyanjye maze ibyumweru 3 mushaka aramubuze kuri telefone. Urumva rero na boss nawe ubwe ku giti cye yaramushatse yaramubuze. Hari we nanatekereje ko ashobora kuba ari muri konja adashaka kwitera stress. Ariko twaramubuze pe. Buriya nicyo cyari gitumye nza hano ndebe ko musanga. Nanjye ubwanjye naramubuze. Nanjye ubwanjye naramubuze sinjya menya ibyo bya. Nibyo. Aramubuze. Yayenze bite? Nanjye ubwanjye naramubuze neza. Timukibana se? Biraho tubiraho. Uyu aba umutware wawe se? Azubwo wabushinzwe ikize wabuze umutware wabutunze iki? Oya bibaho. Ese ko ari umuntu mukuru. Nibyo. By'abagore n'abagabo mugari ntababyivangamo. Buri gihe ziba zibitse ibintu byinshi. Ntabamenya kabisa. Nta kundi rero urumva icyo nicyo cyangenzaga. Bose twaramubuze kandi boss mukuru waramukeneye pe ku rwego rwo hejuru. Wenda ikintu uri buze kudufasha uraza kuza kumutubwirira niba bishoboka. Nshaka ukuntu yakitaba ku kazi turamukeneye cyangwa se nibura niba bidashobotse nshaka ukuntu ashyiraho telefone tumuvugisha. Aha ntacyo nkwijeje ariko nimbibonera umwanya ndabikora. Nibyo. Ntacyo nkwijeje. Ntacyo nkwijeje ndamutse mbona umwanya nabikora. Nta kundi ubwo nyine uraza kugerageza sibyo? Reka ngende bibaye byiza nyine byadufasha urumva twarakenewe cyane. Sawa mugira amahoro. Sawa mwakoze. Ariko se mana ibintu ndi gushaka gukora umugabo wanjye ni byiza ra
ubwo naramuka bimenye ariko si ubwo nzamubwiza ukuri hano wenda ashaka kugabanya kwikunda pe ubwo ubundi mbimubwiye akazishakira undi